Hanyuma muraho once again ndongeye ndabasubije kabisa mbaye kaze muri cya kiganiro cyiza cyacu tugiye kujya kuri 40 no munsi nizera ko kuri 40 kabisa murahaza abantu benshi. So rero ikiganiro turi kubikora, content turi gukora ni urwanda mu bihe. Urabizi u Rwanda rugomba kugenda ruhindagurika ko ibihe bizagenda bihinduka. So rero naravuze ngo why not we keep this image ku Rwanda rumeze none ku 2025 ruzaba rwarahindutse, 2026 kizahinduka, 2027 kizahinduka, ariko ahantu twasuye none 2025 tuzasubira, 2026 dusubire, 2027 dusubireyo, tugende tureba ku Rwanda ruzagenda ruhinduka time after time. So uyu munsi rero tugiye gusimbuka tugere kuri 40 turebe ukuntu hameze. Ndibaza sinzi impamvu bahita kuri 40, nimba iri icyapa cya 40, nimba I don't know, like umuntu ubizi kabisa atubwira muri comment impamvu barabore nyamirambo bahita 40 kuri 40, impamvu bahita kuri 40, niba ari icyapa cy'umuvuduko utagomba kurengwa, niba wenda hari kandi ikindi kintu kibyihishe inyuma, just mutubwire. So rero reka tujyane kuri 40 usa naho uvuye n'ubundi hirya ku musigiti ukuntu uzamuka, ngira ngo kano harabo abantu benshi barahazi. Reka tuhatembereho gatoya, hanyuma rero let's go. Guys, rero hano haboro turi bundi ni kuri 40. Kano kalompwe rero abantu nta muntu wa muri kejeri utakazi. Subiye kuri inyuma ni gusubira nyine za mu marangi no kwa mutwe. Hano rero turi kabisa ni kuri 40. Sinzi impamvu bahise kuri 40, nimba ari umuvuduko umuntu atagomba kurenza. Dore ko tubona icyapa cyanditseho 40, ko reka turebe kabasanga ariyo mpamvu bahise 40. Ariko icyo tugamije ni ukureba nyine movement y'ukuntu hameze, ku buryo at any time kabisa tuzagaruka tukareba icyahindutse. Cyapa mbonye hari inyuma ntago nyibereka, mbonye ari cyo gukata ntago ari icya 40. So I think noneho cyo turi kureba gusa just amakaritsiye hano, movement y'ukuntu hameze, ku buryo ni hanahinduka kabisa tuzaba twibuka tuti kabisa nuko nguko hari hameze 2024. isi ati dore kabisa ukuntu abantu bagenda ibizu by'ibitaje birebire byarazamutse. Tuvuga kabisa nataraje ibitaje ni kuri hari hameze. Abantu bakorera hano za 40 kabisa rwose muze gutanga shout out muri comment rwose, dore turi iwanyu. N'abantu bafite amazu muze kutubwira ati iyo nzu mwanyuzeho ni yanjye. Right? So I think which side zose muri kuzibona, ari hano kuri side ya hanga muri kuharibona, uko side yo hakurya nagerageje gukora zoom in kugira kabisa mureba iboro byose neza, ko ntago turi bugaruke inyuma. Turafata kabisa ahantu henshi agiye hatandukanye, but nababwiye nyine impamvu just ufata ahantu nka hano nuko akenshi hano hari main niho wahinduka cyane. Umuntu yahagaruka nyuma y'umwaka akazahaberwa akavuga se ahantu komera ukameze gutya yagenze gute. So it's just a kind of memory we are keeping, our memory of course. So rero I think 40 yacu ni kumwe n'umunyamujyi kabisa ubeshya ngo ni umuturage, niwe ugiye guhita bereka ahantu ubundi 40 irangirira. Kabisa cya kigo cy'amashuri cy'abaruguru bakita ngo ntago nkisi. Hope you guys can see around kabisa. Umunsi rwose muzaza mugasanga 40 yarahindutse, 40 yarahindutse, muzaze muvuge muti kabisa 40 irahari ya 2024 tuzi ukuntu yasaga kabisa. Uze murebe movement zaho. Izi video ndabizi ntago none mwabyumva, ariko nko muri 2030 muzajya muvuga ngo tujye kureba kabisa 40 n'ukuntu yasaga. Zasanga 40 musigaje gusura ariyo ku video gusa, indi yarahindutse. Abona ko rayo hanasa neza kabisa, ama etage meza. Bari Nyamirambo kabisa, ari mu makaritsiye meza ubundi aba muri kejeri abantu barabizi.
ntabwo ibyo bisubirwaho. So that's why even I've choose to try to travel around it and capture its video to keep its memory muri iyi minsi kabisa. So I think the road is this one. Muhanda ni uyu nguyu. Hasa rero umuhanda urangiza 40 n'uyu. Yeah, kabisa ubu ngubu tukimanuka hariya twaba tugiye mu zindi hude ariko uri mu za Sezike zireba. Noneho ruguru iriya tugiye rero dore 40 rero yacu dore no gusubira kuri inyuma kabisa. I think you guys know the place nako nahaberetse, now you know. So noneho rero ubwo tugiye kumuvinga tujye hehe, tugiye kuzamuka kabisa tugiye noneho habore bita Rafiki, naho turebe kabisa ukuntu uko hameze. I want to see you in the next video. I love you so much guys. Ciao. Ndabashimiye kabisa abantu twatemberanye kuri 40. Urabona ntabwo ari ahantu hanini cyane, ni hariya kuri rompwe kuzamukamo kugera ruguru gatoya. Si ibintu bya danje kabisa, ibitu byatare. Niko umuswahili ajya avuga ngo si ibitu byatare. So ariko like ni memory right now we are having dufite dukipinze, ariko ko 2025 twongera tuhasure turebe uko hazahinduka. 2026 twongere tuhasure turebe uko hahindutse. 2027 tuhasure turebe uko hahindutse. Gutyo time after time kugeza igihe nzaba naripfiriye ariko hari abandi bazaza bakansimbura. So thank you guys, mukomeze mukore subscribe, ndabakunda cyane. Imana yabampundagarizeho umugisha. Ciao.